Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Birashoboka yuko nawe hari ibibazo kunze guhura nabyo mu buzima, ukibaza utese kubera iki ndi guhura n'ibi bintu bikomeye bene kano kageni. Simvuze neza yuko ibibazo abantu badahura nabyo, ariko hari ibyo uhura nabyo mwabuno buzima, ukibatese umuntu yafashe ibibazo byo bituye isi yose, by'abantu bose batuye ku isi abinshyiraho, ukabona n'indengakamere pe, ukabona ni ibibazo nyine bisa nkaho hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, bikagucanga bikakuyobera. Kumbe ubwo hari utuntu ukunda gukora umwijoro, uzi neza yuko tworoshye ari utuntu turi aho ngaho tudafite icyo tuvuze, kandi nyamara tubasha gukurura icyitwa abadayimoni bateye ubwoba, icyitwa imyuka mibi iteye ubwoba. Imyuka mibi ya yindi ibasha kudindiza umuntu mu iterambere, ya yindi ibasha gukandagira inyenyeri ikayisinziriza, ya yindi ibasha kukuboha wowe ubwawe ntugire ikintu na gito usikaho, ntugire iterambere na gito usikaho mwabuno buzima. Mw'iyi video nje kukubwira ibintu 7 utagomba gukora mw'ijoro, ku buryo nuramuka ubikoze buri bukurure icyitwa imbaraga mbi, icyitwa imyuka mibi, icyitwa abadayimoni bateye ubwoba ku buzima bwawe, ku buryo bicanga mu buzima bwawe cyangwa se mu byawe, ku buryo nta terambere wagira mu buzima bwawe. Ibi bintu ngiye kukubwira nusanga wari usanzwe ubikora, nyaboneka nshuti yanjye ugarukira aho ngaho. Ikindi cya kabiri, usenge kuko birakomeye cyane. Ni ibintu bikunze gutangira abantu, ibintu bikunze kubuza abantu umugisha, ibintu bikunze kubuza abantu inyenyeri yabo. Nguhaye ikaze rero muri iyi video, nje mugiye kubana nitwa niyo kwizerwa Eric. Nimba uri musasa kuri iyi channel yacu, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe, wibuke no gufungura n'inzogera kugira ngo video yose tunyujijeho uyibona mu ba mbere. Kandi nuza kuyikunda wibuke kuyirayikinga, wandike no muri comment utubwire ngo nayikunze, uyisangiza n'abandi kugira ngo abashe kumva ibi bintu nshuti yanjye. Nguhaye ikaze. Ubundi nyirizina Imana ijya kurema yaremye ibintu byose, ariko igeze ku munsi wa 4 irangije irema ibihe bibiri. Irema igihe cya mbere icyita umwijima, ikindi icyita umuco. Uwo muco Imana iwita amanywa, n'umwijima nawo iwita ijoro. Mwarino joro niho Imana yaduhaye kuruhukiramo, iduherezamo kuruhuramwo imibiri yacu, ariko nanone tutirengagiza yuko ari naho imyuka mibi cyangwa se ubutware bw'umwijima ari cyo gihe cyiza buba bubonye bwo gukora. Ntituvuze neza yuko Satani adakora igihe cyose, akora igihe cyose, ariko nijoro niho imyuka mibi yose, ubutware bwose bw'umwijima, ubutware bwose bwa Satani niho buhaguruka bugakora, kandi bugakorana ingufu. Bityo rero iyo ubashije kumenya ibintu wakirinda kugira ngo ubu butware ntibugire icyo bugutwara cyangwa se ntibugire icyo bugukoraho, ibyo bintu wabikora nshuti yanjye. Reka rero ne kubatindira tujye mu cyatuzanye. Burya ikintu cya mbere udakwiye gukora mu gihe cya nijoro, ntukaraze cyangwa se ntugashyire indorerwamo ahantu uryama, ahantu urambika umusaya, cyangwa se ahantu umwana wawe aryama, cyangwa ahantu umuntu wawe aba aryamye, kubera yuko iyi ndorerwamo cyangwa se kino kirori ari cyo abadayimoni bakunze gukoresha cyangwa se abakondikoni. Bityo rero ntukakiraze mu cyumba cyawe, kuko hari igihe umurozi ashobora kuza kukuroga, hanyuma bitewe n'ukuntu bakiraje mu cyumba cyawe ukiyegereje yanakubuze pe, cyangwa se amaso yo atari kubasha gushyikira ahantu uherereye, ariko yakurebera mu kiyo agahita akagutwara ako kanya, ugasanga kubujije amahirwe mu buzima bwawe, ugasanga kubujije byinshi cyane mu buzima bwawe hakwiye gushyikayo, agakandagira neza, agakandagira inyenyeri yawe y'umugisha ku buryo azigera naka n'umunsi n'umwe. Bityo rero ntukaraze ikirori mu cyumba cyawe cyangwa se ahantu umuntu wawe wese aryamye. Ujye ukiraza muri salo cyangwa se ukiraze ucyubitse, kubera ko abadayimoni bagikoreramo nshuti yanjye ndetse cyane. Bityo rero utangire ubikosore. Ikindi kintu cya kabiri gikunzwe kuzana abadayimoni wagikoze nijoro cyangwa se imyuka mibi, ni igihe ushobora kuraza imyenda yawe hanze, cyane cyane imyenda y'imbere. Burya nshuti yanjye ntukaraze imyenda hanze. Birashoboka yuko wajya kubikora ubyita yuko nyine ari ibintu nyine byoroshye biri simple, ariko ntukabikora nshuti yanjye, kubera yuko hari igihe hari umurozi aba yarakubuze pe, yarakoresheje uko ashoboye kose areka akakubura, agahora aza kuzerera hanze avuga uti byibura ndebe nimba nazagira akantu gatoya muboneraho. Bityo rero yasanze hari ikintu cyawe wanitse hanze, hari imyenda yawe wanitse hanze, abasha
kuyikurogeraho nibwo usanga waragihura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ukibaza se ibibazo byose ni njyewe byaremewe. Hari igihe nyine uba warabyikuriye kubera kuraza imyenda hanze. Inshuti yanjye, ntugakore rino kosa ryo kuraza umwambaro wawe hanze. Nimba byanakubagaho ntuzongere n'umunsi n'umwe, kubera yuko satani ahora azazerera. Si n'abarozi gusa, hari n'imyuka mibi izi igihe cyose yije rero ikabona ikintu cyawe hanze, umwenda wawe hanze, ibasha kukwangiza, ikakwangiriza inyenyeri yawe, ikakwangiriza umugisha wawe, ikabasha gusinziriza inyenyeri y'umugisha wawe yari iri kuri wowe ku buzima bwawe. Bityo rero ugahura n'ibibazo mu buzima, ugahura n'iteranyuma, niko nabyita. Nshuti yanjye, ntukaraze umwambaro hanze, ntukaraze umwambaro hanze, ikintu cyawe hanze. Ndetse si n'umwambaro gusa, ahubwo buri kintu cyose uzi yuko kigufitiye akamaro ntukakiraze hanze. Nshuti yanjye, kubera yuko satani ni umugome, ni intare yitontoma, ni intare yivuga ishaka uwo yaconshomera. Nshuti yanjye, ntukaraze ikintu cyawe hanze, bitazakugiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu rero udakwiye gukora mu gihe cya nijoro, iki kintu abantu benshi bakunze kugikora batazi ndetse cyangwa badasobanukiwe. Burya ntukandikishe ikaramu itukura mu gihe cya nijoro. Mu gihe uri kwandika ibintu bigufitiye akamaro, mu gihe uri kwandika ibintu by'ingenzi, ntukandikishe ikaramu itukura. Iyi karamu itukura abadayimoni cyangwa se imyuka mibi ikunze kuyizamukiramo. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko iyi karamu itukura ikuzimu bayifata nk'ikimenyetso gikomeye kubera yuko isa n'amaraso. Iyo bashaka kugira ikintu bandika kugira ngo bacohereze ku isi, bakoresha iyi karamu y'umutuku. Bityo rero mu gihe cya nijoro ntukayikoreshe. Mu gihe uri kwandika ibintu byawe by'ingenzi cyangwa se uri kwiga, ntugakoreshe iyi karamu, kuko iyi karamu ni mbi cyane mu gihe cya nijoro. Jya uyikoresha ku manywa nibigushobokera. Ikintu rero cya kane udakwiye gukora mu gihe cya nijoro, hari abantu bakunze mu gihe cya nijoro kuvuza igishyunguti. Inshuti yanjye, iki kintu ntukagikore, kubera yuko kuvuza igishyunguti cyangwa se kuvugiriza muri rusange, ibi bintu bikurura abadayimoni. Inshuti yanjye, mu gihe uri mu nzira cyangwa se mu gihe uri iwawe, mu gihe utashye, ntukavugirize igishyunguti cyangwa se ntukavuze igishyunguti, kubera yuko ibi bintu bikurura abadayimoni cyane. Birashoboka yuko hari ibibazo ukunze guhura nabyo utazi ukuntu byaje, utazi abadayimoni ukuntu binjiye mu muryango wawe. Hari intambara ukunze kunyuramo zigiye zitandukanye, bishobora guturuka kuri kino kintu. Inshuti yanjye, kuba ukunda kuvugiriza mu gihe cya nijoro. Burya kuvugiriza bikurura abadayimoni ndetse cyane. Ugiye uganira n'abantu benshi bagiye bajya kuzimu, iyo ubaganirije neza bakubwira neza yuko mu gihe abadayimoni benda kujya kuramya satani cyangwa se benda kujya gukora ikintu gikomeye ikuzimu, babasha kuvugiriza ibishyunguti bahamagara imyuka kugira ngo ibuzure, ndetse n'abapfumu nabo iyo bashaka kugira ikintu bakora gikomeye cyane, babasha kujya bavuza ibishyunguto, bavugiriza kugira ngo bahamagare imyuka ibuzure cyane. Nshuti yanjye rero, ntugakore kino kintu cyo kuvuza igishyunguti, kuko iyo uvugije igishyunguti iteka ryose umudayimoni wese ahari ahita kuyumva asa nkaho umuhamagaye. Bityo rero waba utizera cyangwa se wifitiye intege nkeya muri wowe, ukabura mwinjije agataha iwawe, ugasanga ibintu bihindutse nabi cyane. Iki kintu nimba wagikoraga ntukazongere kugikora. Nshuti yanjye, ikintu cya gatanu rero udakwiye gukora nanone, kuvuza ifirimbi. Iyi firimbi, inshuti yanjye, ntukavuze ifirimbi, kubera yuko abadayimoni bakunda gukururwa cyane no kumva akantu kameze nk'ifirimbi, kubera ko bazi neza yuko ariyo siri yabo yo guhamagarwa, ukuntu bahamagarana. Rero iyo bumvisha ifirimbi uyivugije, no yaba ari wowe muntu usanzwe ukayivuza, atari bo ubwabo bakibavuta ni mwene wacu uyivugije, bakaza nibwo rero usanga ari wowe uyivugije, ugasanga bakwinjiyemo gutyo, ugasanga imyuka mibi wikwinjiyemo bene ako kageni ko bavugije ifirimbi. Iyi firimbi rero, nshuti yanjye, ntukayivugishe mu gihe cya nijoro, kuko mu gihe cya nijoro abadayimoni baba bari hafi, nta kuntu baba bari kure, baba bari hafi cyane. Kuko iyo uvugije iyi firimbi bahita ko bumva neza yuko ari mwene wabo bahamagaye, bagasanga ni wowe rero, bakakwinjiramo, ugasanga baguteje ibibazo bigiye bitandukanye. Nshuti yanjye, satani arahari kandi arakora, afite imbaraga nyinshi cyane, arimo
arimo arakorana umwete, arimo arashaka kukwica, arimo arashaka kukwangiza, arimo arashaka kwica ejo hazaza hawe, arimo arashaka gutwara inyenyeri yawe, arimo arashaka gusinziriza ibyawe. Nshuti yanjye rero ntukavuze ifirimbi kugira ngo umukurure, kuko iyo uvugije ifirimbi bityo ahita akaza imbere yawe. Ntukavuze filime nshuti yanjye. Nimba wajya guranakunda no gukora ibi bintu, cyangwa se ari abana bawe bakunda kubikora, cyangwa se umuntu w'inshuti yawe, uyu umubwire neza ntazongere kuvuza ifirimbi, kuko iyi firimbi kuyivuza iki ni ikintu gikomeye gihamagara abadayimoni, gihamagara imyuka mibi ikomeye ku buzima bwawe. Bityo rero intambara ugenda uhura nazo ukayoberwa ahantu zituruka, zarageze zituruka kuri utwo tuntu tugiye dutandukanye gutyo dutoya. Ntukavuze ifirimbi rero nshuti yanjye. Ikintu cya gatandatu udakwiye gukora mu gihe cya nijoro. Burya mu gihe cya nijoro nshuti yanjye, ntukazajye uraza ibintu byawe by'ingenzi hasi. Ntukaraze ibintu byawe by'ingenzi hasi, kubera yuko nshuti yanjye abadayimoni bazamukira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari igihe bazamukira mu marimbi, hari igihe bazamukira ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse hari n'abazamukira mu butaka. Bityo rero iyo uraje ikintu cyawe cy'ingenzi hasi, urugero nk'amafaranga cyangwa se telefone cyangwa se ishakoshi, mbega ikintu cyawe cyose cy'ingenzi ufite mu buzima bwawe, ugasanga aho hantu niho abadayimoni bazamukiye. Bityo nshuti yanjye babasha kugikoreramo, ugasanga uri kugenda uhura n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwawe, utamenye ukuntu byinjiye muri wowe, utamenye ukuntu byinjiye mu muryango wawe, utamenye ukuntu byakugezemo, ugahora uteshwa umutwe bitewe n'ako kantu gatoya cyane. Nshuti yanjye rero satani ni mubi, dayimoni irakora. Nshuti yanjye ntukemere kuraza ikintu cyawe icyo cyose hasi ku butaka, kubera yuko satani yakizamukiramo akagikoreramo, ugasanga kiguteje ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Urugero nimba yinjiye mu mafaranga ugasanga guteye inyatsi, urugero nimba yinjiye kuri telefone ugasanga imigisha yose wabonaga iturutse kuri telefone, abantu bose bakuvugishaga baturutse kuri telefone, ugasanga ibyo byose birayoyotse, ibyo byose biri kugenda bitembera bigenda. Nimba ari mu ishakoshi ugasanga nimba washyiragamo ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga nta kintu cyongeye gushikamo. Nshuti yanjye mwene data, ntukaraze ikintu cyawe cy'ingenzi hasi, kuko satani ni mubi kandi yaraje yarahagurutse kugira ngo acogoze buri muntu wese utuye ku isi atagize n'umwe atoranya. Ntukaraze ikintu rero cyawe cy'ingenzi hasi nshuti yanjye. Guhera uyu munota nimba wajyaga ubikora nshuti yanjye ntukakiraze hasi. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri ibice byaho 2 umurongo waho wa 9, haratubwira ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Nshuti yanjye ntukaraze ikintu cyawe hasi, kuko satani afite imbaraga zose, afite gukora kandi arakorana umwete cyane. Rero cya karindwi ari nacyo cya nyuma udashobora gukora mu gihe cya nijoro. Burya mwa kino gihe cya nijoro ntukaryama udasenze nshuti yanjye. Nshuti yanjye, gusenga ni urufatiro cyangwa se ni urufunguzo rujya rubasha gufungura buri kimwe cyose satani yagiye akandagira cyangwa se yagiye afungirana. Gusenga n'imbaraga zigamburuza ibyo satani yasizeho, gusenga n'imbaraga zigamburuza ibyo abadayimoni bategetse ku buzima bwacu, gusenga n'imbaraga z'ukuri. Ntukaryama udasenze rero nshuti yanjye. Burya iyo umuntu asenga, Bibiliya itubwira neza ndetse n'abahanga batubwira neza yuko gusenga ari nko kuvugana n'Imana vizave, amaso ku maso. Nshuti yanjye rero ntukaryama udasenze, kubera yuko nusenga iki ngiki nicyo gisobanuro cy'ukuri cyangwa se nicyo gisubizo cy'ukuri kizabasha kugufasha mu bibazo byawe. Nimba waranatewe n'ibyo byose wagiye bikora utabizi, jya uryama usenze, igihe cyose uzagenda ugubwa neza gake gake. Nshuti yanjye uzagenda ubohoka ku ibyo bintu byose. Nimba waranajyaga uryama udasenze, uyu niwo mwanya mwiza kugira ngo bikosore. Muri comment nkunda kubona abantu benshi banyandikiye ati ngewe imbaraga zo gusenga inyanzibura. Nshuti yanjye zishakemo usenge, kubera yuko burya satani niwe mubi cyane, abashaka kudindiza mu buryo bw'umwuka, kuko azi neza yuko amasengesho abohora byose. Uryama usenze rero, kubera yuko nuryama usenze ubutware bw'umwijima bwose buzagutinya, buguhungire kure kuko buzabubona
mukabona neza yuko mutabasha kugira gute kukubonaho ububasha. Nibyo bintu rero birindwi ni naguteguriye utagomba gukora mu gihe cya nijoro, kuko nubikora uzaba wikuriye imyuka mibi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Ngushimiye rero wowe wanteze amatwi kuva video igitangira kugeza magingo aya ngaya, ndagushimiye cyane, Imana iguhereza umugisha. Njyewe mwa muri kumwe nitwa Niyo Kwizerwa Eric. Niba utarakora subscribe, ibuka kugenda ukanze kuri rino buto rya subscribe, wibuke no gufungura n'inzogera kugira ngo video yose dusizeho ujye uyibona mu bambere. Kandi iyi video yacu nimba wayikunze wibuka kuyirayikinga, wandike no muri comment utubwire ngo nayikunze, uyisangize n'inshuti zawe kugira ngo zibashe kumva bino bintu, biramfasha cyane. Murakoze cyane, naho butaha.